nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi arirwo rukundo rwe, izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza kera yaramfiriye, yaranguza nk'ubugingo nawe yaranyihaye, none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Jyewe nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, ajya andinda kaga kose mu nzira ijya mw'ijuru, kumuhanga amasiteka bizankiza intege nke, nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabaruka, nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabaruka. Jyewe nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka, nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu, nta bya none nta bizaza byazantanya na sumubukire, nta bya none nta bizaza byazantanya na sumubukene, nta bya none nta bizaza byazantanya na sumuburwayi, nta bya none bizaza byazantanya na sumuri byose, nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu nkomeye, nta bya none nta bizaza byazantanya na sumugusenga, nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nk'uko mubizi turaganira na Pasiteri Welarisi Bizumutima kuri channel ya YouTube. Imana y'amahoro tugirire neza cyane, kandi Imana y'amahoro iduhane umugisha. Ndabasuhuje aho muri hose mu mpande zose z'isi, ku mugabane wa Afurika ndabasuhuje, ku mugabane w'Uburaya Imana ibaha umugisha, ku mugabane wa Amerika iyo hagati y'epfo mwese, Australia n'ahandi, Imana y'amahoro ibampera umugisha. Ukuboko kw'Imana isumba byose kubane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu wenyine niwe uturisha inkubi y'umuyaga. Yesu niwe ugira uko abigenza bikemera. Bwana Yesu asifiwe. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Ni ijambo tubona mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice 4 kuva ku murongo wa 35 kugera ku murongo wa 41. Imana itugirire neza, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Murongo wa 35 haravuze ngo, kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemwo. Imana y'amahoro ishimwe. Kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Imana itugirire neza cyane. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato kugeza ubwo bwenda kurengerwa. Yari aryamye asinziriye, aryamye yerekeye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Akangutsa cyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aho uri hose Imana ikumpera amahoro n'umugisha. Aho uri hose kandi umvugire ngo amen. Iri ni ijambo rigaragara mu butumwa bwiza bwa Mariko. Ubutumwa bwiza bwa Mariko bwanditswe na Mariko nyine. Mariko Yohana, ubundi mbere yitwaga Yohana, hanyuma nyuma yitwa Mariko. Yesu ashimwe cyane. Mariko ni izina ry'Abaroma uko bigaragara mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo wa 12. Imana y'amahoro tugirire neza cyane. Yohana ni izina ry'Igiheburayo, mbere yitwaga Yohana, nyuma bongeraho Mariko. Imana itugirire neza cyane. Nyina yitwaga Mariya, hanyuma ise we ntavugwa, ntabwo Bibiliya yigeze imuvuga. Nyina yitwaga Mariya, ntabwo ariko ari Mariya nyina wa Yesu. Amazina ya kera yabaga agiye afite ukuntu abantu bagenda bitiranwa. Ni Mariya, Mariya nyina wa Mariko. Yesu ashimwe cyane. Imana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana y'amahoro iturengere. Nyagasani Yesu aduhana umugisha. Yari inshuti magara ya Petero, Simoni, ndetse Petero yamwise umwana we, ndetse yemwe aranabyandika. Abyandika mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 umurongo wa 13. Amwita umwana we Mariko Yohana. Petero yamukundaga cyane, yamwitaga umwana we. Birashoboka kandi ko ari we wamureze mu kwizera, mu gakiza. Uwo bita Père Spirituel. Père Spirituel. Yesu ashimwe cyane mu rurimi rwo hakurya rw'Igifaransa. Hanyuma i Yerusalemu nyina niho yari atuye, kuko Yohana Mariko yakoreye Imana akiri mutoya, akiri iwabo.
inzu rero ya nyina yari i Yerusalemu, niho bateraniraga bagiye gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Nakwibwiye ko nyina wa Mariko Yohana yitwaga Mariya. Bwana Yesu asifiwe. Yabwirije ubutumwa bwiza aho bita Alexandria mu gihugu cya Egiputa cyangwa se muri Misiri. N'ubu niko hitwa muri Misiri. Yesu ashimwe cyane. Aho yabwirije ubutumwa. Alexandria, uwo mujyi na n'ubu uracyahari. Alexandria ni muri Misiri, na n'ubu harahari. Hanyuma Mariko Yohana kandi yishwe azira kwizera, kandi yishwe muri 68 nyuma ya Kristo Yesu. Mwibuke ko ari uwa kabiri mu bavuze ubutumwa bwiza. Ntabwo yari mu ntumwa za Yesu Kristo. Njya numva benshi hari ukuntu bajya babyitiranya. Ntabwo Mariko Yohana ntabwo yari ari mu ntumwa za Yesu Kristo, ahubwo yari umwe mu bayobozi b'itorero rya mbere b'ingenzi. Yesu ashimwe cyane. Kandi yari umwe mu bantu babaye abayobozi b'itorero rya mbere. Yesu ashimwe cyane, nk'uko na Simoni Petero yari umwe mu bayobozi bakomeye b'itorero rya mbere, ariko we akaba yarabaye mu ntumwa. Hanyuma Mariko Yohana yavukiye i Yerusalemu. Birumvikana ko yari umuyuda, birumvikana ko yari umuheburayo. Imana y'amahoro tugire neza cyane. Mariko Yohana yigishijwe n'uwitwa Barinaba, yari mubyara wa Mariko. Barinaba yari mubyara wa Mariko, nk'uko tuyibona mu Bakolosayi igice cya 4 umurongo wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma Barinaba kandi yamwitayeho cyane, ni nayo wamujyanye mu ivugabutumwa. Barinaba na Paulo bari abantu b'ingenzi kuri Mariko Simoni, nibo bamujyanaga no mu ivugabutumwa. Banakoranye umurimo w'ivugabutumwa, ndetse na Paulo bagendaga mu rugendo rwe rwa mbere barajyanye. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Paulo na Barinaba bamujyanye mu butumwa bwiza akiri umusore, afite imyaka hagati ya 20 na 30. Nibo bamujyanye mu kubwiriza ubutumwa bwiza, kuko yari umwigishwa wabo, yari umwana wa Petero, yari umwigishwa we. Nyine niwe wamubwirije ubutumwa. Bigaragara ko ari we wamubwirije ubutumwa, aramwigisha, hanyuma arangije amugira umwana we mu mwuka. Hanyuma kandi arangije atangira no kumutoza umurimo w'Imana, bakajya bagendana mu ivugabutumwa, Paulo na Barinaba. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma umva ikintu gitangaje. Igihe bafashe Yesu, bivuga ko Mariko Yohana ari we wakurikiye Yesu yambaye umwenda w'igitare, bamufata agahunga yambaye ubusa. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byanditse muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 51 kugera ku murongo wa 52. Umuntu uvugwa wakurikiye Yesu igihe bari bamufashe agiye kwicwa, agiye gukubitwa, gupfa, guhambwa no kubambwa, ni igihe bari bamujyanye. Uwo muntu uvugwa wamukurikiye ahangaha nta wundi ni Mariko Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Mariko Yohana nababwiye ko ari we wanditse ubutumwa bwiza, kandi yanditse mu mwaka wa 66 ageza mu mwaka wa 74, ni nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Yandikiye abanyamahanga bahindutse. Bwana Yesu asifiwe. Paulo na Barinaba muzi ko baje nyuma. Paulo ari intumwa y'abanyamahanga. Hanyuma kandi Mariko Yohana nawe murumva ko yabayeho ku icyo gihe, yaje abwira abanyamahanga bahindutse. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Hanyuma ijambo tugiye kuganira kandi twatangiye ni ijambo rivuga ngo Yesu Kristo niwe ufite ububasha bwo guturisha imiraba. Bwana Yesu asifiwe. Mu by'ukuri Yesu niwe ugira uko abigenza kandi bikemera. Kandi Yesu ashobora byose, nta kintu na kimwe kijya kimunanira. Twasomye ijambo ry'Imana uko rigaragara muri Mariko ibice 4 umurongo wa 35 twahereye kugera ku murongo wa 41.
Bibiliya iravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Bwana Yesu asifiwe. Arababwira ati twambuke tujye hakurya, kandi abibabwira uwo munsi bwari bumaze kugoroba. Yesu ashimwe cyane. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemwo. Yesu ashimwe cyane. Byabaye ngombwa ko basiga abandi bantu bamujyana mu bwato yahozemo mbere. Bigaragara ko ubwo bwato yari yabubayemo mbere, kubera ko Bibiliya yaravuze ngo basiga abandi bantu bamujyana mu bwato yari yahozemwo mbere. Imana y'amahoro itugirire neza cyane, kandi Imana y'amahoro iturengere. Yesu ashimwe cyane. Kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Wavuga uti kuki Yesu yatoranyije ubwo bwato ngo abari bwajyamo yahozemo mbere? Ni ukubera iki? Imana itugirire neza cyane, Imana iturengere. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu azi aho agomba gukorera umurimo. Yesu azi ahari ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Impamvu yagiye mu bwo bwato yahozemo mbere, we yarabirebaga ko bafite ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Kandi abandi bo ntibayibonaga. Mwibutse ko Imana ireba. Imana ishobora byose. Imana ni umurengezi. Imana ni umutabazi. Yesu arakomeye yemwe. Yesu yahageze ibintu byose biremera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Atoranya ubwato yahozemwo mbere. Yesu ashimwe cyane. Ava mu yandi mato. Hari ayandi mato, iyo ntiyayajyamwo, ajya mu bwo yahozemwo mbere. Hari impamvu yatoranyije ubwo ngubwo. Hari impamvu yahisemo kujya muri ubwo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Hari impamvu yahisemo ubwo ngubwo burimo abo bagabo. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Nyagasani Yesu abampere umugisha. Nyagasani Yesu abampere kumva ijambo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Yesu yahagobotse byose biremera. Murumva ko Yesu yari yabatoranyije, kandi Yesu yari ahagobotse, kuko Yesu yari azi ko hari ikibazo, kandi Yesu byose arabireba. Iyo abireba rero akabona ko hari ikibazo, arakugoboka. Bwana Yesu asifiwe. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Atoranya ubwato bumwe muri ubwo ngubwo, ariko atoranya ubwo yari yahozemo mbere. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashyirwe ejuru. Yesu ahabwe icyubahiro. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza. Amaze kugera muri ubwo bwato, ishuheri y'umuyaga iraza. Mwibutse ko yatoranyije ubwato yahozemo mbere, kandi birivuze ko kare kose bari ku manywa bari bahoranye, ariko bugorobye nibwo bavuze ngo bambuke bajye hakurya. Yesu ashimwe cyane. Atoranya ubwato yari yahozemwo kare. Hanyuma akimara kugera muri ubwo bwato, ishuheri iraza. Nakubwenga Imana irareba. Yesu yabonaga ko hari ikibazo. Yesu yari abizi ko ikibazo gihari. Yesu ashimwe cyane. Yesu ntahishwa. Yesu byose arabibona. Bwana Yesu asifiwe. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Imana y'amahoro iturengere. Yesu arabibona. Atoranya ubwo bwato bujyamwo. Akimara kubwinjiramwo, ishuheri y'umuyaga iraza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yesu akimara kwinjira muri ubwo bwato, umuraba wahise wisuka muri ubwo bwato, yemwe bugera nk'aho bwenda kurengerwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu arabireba, ntutinye. Yesu niwugira icyo yabikoraho. Yesu niwe wagukiza iyo nkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Inkubi y'umuyaga yisuka muri ubwo bwato, amazi yisuka muri ubwo bwato. Yesu ashimwe cyane. Nkwibutse ko aba bantu bari bafite ubwato, kandi barabarobyi kabuhariwe, ariko Yesu ashimwe cyane. Ubu bwato rero bwari ku nyanja, barangije umuyaga ishuheri yisukamwo, amazi yinjira mu bwato kandi yenda kurengerwa. Uko niko nawe ibigeragezo byakwisutseho ari byinshi. Yesu ashimwe cyane. Uko reka mbabwire bene data, aya mazi avugwa, amazi menshi agereranywa n'ibigeragezo. Yesu ashimwe cyane. Mu mwuka nicyo bivuga. Ibigeragezo byakwisutseho ari byinshi. Ibigeragezo by'abantu byakwisutseho, ibigeragezo bya Satani bikwisukaho, ibigeragezo bikwisukaho birisukiranya. Yesu ashimwe cyane. Bigereranywa n'ubu bwato amazi yagiyemo kandi bukarengerwa, bukenda kurengerwa, bukenda gutebera. Yesu ashimwe cyane. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntutinye, nagira ngo nkubwire ngo ntukangwe nabyo. Yesu arahagobotse. Yesu araje gutabare. Yesu aturisha inyanja. Yesu aturisha ishuheri. Yesu yahageze biremera. Yesu nta kimukanga. Yesu ashobora byose yemwe. Yesu niwe wagira icyo abikoraho bikemera. Yesu ashimwe cyane. Yesu yahagobotse biremera. Yesu aturisha inyanja. Yesu ibintu byose biramwubaha.
kandi bikamutinya. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ashyirwe hejuru. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Nyagasani Yesu abarinde, Nyagasani Yesu abampere umugisha. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Amazi menshi yinjira muri ubwo bwato ndetse bwenda kurengerwa. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Imana y'amahoro iturengere. Ese wakwibaza uti Yesu ntiyabirebaga? Yesu yarabirebaga, niyo mpamvu yatumye atoranya bwa bwato akajya kubwinjiramwo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro, kubera ko yari yabonye ko hari ikibazo, yari yabonye ko hari abagomba gukiza. Yesu amenya abantu be, Yesu azi icyo agomba gukora. Yesu arabireba ko hari ibigeragezo bihari, ariko aje kubigukiza. Ntugire ubwoba, ntutinye, ntukuke umushyitsi, ntujaragaze umutima. Humura, Yesu araje. Yesu aje guturisha inyanja. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro, kandi Yesu ashyirwe hejuru. Yari asinziriye, yari aryamye yerekeje ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura, baramubaza bati, mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Yesu ashimwe cyane. Yesu yasinzira twashira, Yesu yahumbya gato twashira. Yesu ashimwe cyane. Dawidi niwe bivuze neza muri Zaburi 121, ahimba indirimbo y'194, aravuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo mbe gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire. Aravuga ngo Kuwiteka Imana yaremye ijuru n'isi nto guturuka. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Imana yahumbya gato ntabwo twabaho. Yesu ashimwe cyane. Dawidi yaranditse aravuga ngo muri Zaburi 121, aravuga ngo yaba Uwiteka atari mu ruhande rwacu, Abisiraheli bariko bavuga. Aravuga ngo ababisha bacu baba baratumize bunguri. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu rero niwe wakumiriye, Yesu niwe waturishije iyo nyanja, Yesu niwe waturishije abo babisha bawe, Yesu niwe waturishije abo barozi, Yesu niwe waturishije abanzi bawe. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose ni ibigeragezo. Yesu nubwo yinjiye muri ubu bwato, inyanja ikinjiramwo, ishuheri ikinjiramwo, amazi akinjiramwo, ndetse bukenda no kurengerwa. Ndatekereza ko itatumye Yesu abikora, kuko n'ubundi yashoboraga no kwinjiramwo, ariko ibyo byose ntibize, kubera ko yavuze biraba kandi yategeka bigakomera. Ariko yashimye ko bizamwo, yagira ngo abari muri ubwo bwato bamwizere, yagira ngo abari muri ubwo bwato bamenye ko akora, yagira ngo abari muri ubwo bwato bamenye ko ashobora byose. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Ikindi yagira ngo arebe kwizera kwabaho kuri. Nyagasani neza duhana umugisha. Igihe kimwe Petero yigeze kwizera, atangira kugenda hejuru y'amazi nk'uko yabonye Yesu abikora, ariko ageze hagati, hanyuma atangira gutinya. Hanyuma abona amazi atangiye gutebera, abona atangiye kwibira. Nibwo yatatse Yesu, araza aramutabara, aramubwira ngo kwizera kwanyu kuri hehe? Yesu ashimwe cyane. Ikindi gihe Yesu yabwiye intumwa ze, arazibwira ngo mwagira kwizera kungana n'aka kabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi ngo shinguka ahangaha, uwo musozi nawe ukahashinguka, uwo musozi nawe ukahava. Yesu ashimwe cyane. Yesu arashaka abantu bamwizera, Yesu arashaka abantu bazi kwizera, Yesu arashaka abantu bamwiringiye, Yesu arashaka abantu bazi ko ashobora byose, kandi koko ashobora byose. Niwe ugira icyo ukora kandi bikemera, niwe ugira ikirema kandi kagikomeza. Niko yabwiye Yeremiya muri 33 umurongo wa 3, aravuga ngo dore ninjye ugira icyo ndema kandi nkagikomeza. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu afite ububasha n'ubushobozi bwo guturisha inkubi y'umuyaga. Yesu afite ububasha n'ubushobozi bwo guturisha inyanja. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Icyo usabwa ni ukumwizera, icyo usabwa ni ukumwiringira. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Nyagasani Yesu aturengere, Nyagasani Yesu abane namwe kandi muhorane. Yari asinziriye, aryamye bwerekeza. Ese Yesu murumva yarasinzira bigashoboka? Ese murumva Yesu yasinzira gato ntidushire? Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Ngira ngo ahari yararyamye ashaka kugira ngo abarebe, ngira ngo ahari yararyamye ameze nk'uwisinzirije. Yesu ashimwe cyane, kugira ngo apime kwizera kwabo aho kuri. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Kandi Bibiliya iravuga ngo yari yiseguye umusego, baramukangura. Yesu ashimwe cyane. Ese bagombaga kumukangura kandi ari Imana, kandi byose yarabirebaga. Yesu yari yisinzirije agira ngo arebe kwizera kwabo, agira ngo arebe ko bibuze kubagendekera, kubera ko ajya kwinjira muri ubwo bwato yari abizi ko harimo ikibazo. Yesu ashimwe cyane, yarabirebaga ko bihari ibyo ngibyo. Nawe rero ikibazo ufite arakireba, nawe ibyawe arabireba. Yesu ashimwe cyane. Inkubi z'umuyaga ziratandukanye, ahari yaba ari amadeni ya banki, ahari yaba ari za kredi, ahari yaba ari amadeni y'abantu.
Yesu ashimwe cyane. Ibyo nabyo byakubera inkubi y'umuyaga. Ahari mu kazi kawe byaranze, ahari urakora ntibigende, ahari nyatsi yaraje utazi uko bije. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose ni inkubi y'umuyaga. Inkubi y'umuyaga yakubera uburwayi. Yesu ashimwe cyane. Inkubi y'umuyaga ni ibigeragezo, kandi ibigeragezo biza mu buryo butandukanye. Nta bigeragezo bitari rusange ku bantu. Abantu bageragezwa ukuntu kwinshi gutandukanye. Nyagasani Yesu atugirire neza cyane. Nyagasani Yesu aturinde. Ukuboko kw'Imana isumba byose kutubonekeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibadinde ibigeragezo biturutse ku bantu. Imana ibadinde ibigeragezo biturutse kuri Satani. Ibyo mujye musenga mubyirukane mu izina rya Yesu. Nimusenga mukabyirukana, Imana izabyirukana, bizagenda biveho. Ariko niba ari ishuri Imana izanye, niba ari ibigeragezo Imana izanye ngo ikwigishe, ibyo byo ntabwo byavaho. Mujye mumenya kugenzura, murebe niba ari iby'Imana cyangwa murebe niba ari iby'abantu cyangwa murebe niba ari ibya Satani. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Imana y'amahoro iturengere. Imana y'amahoro itwiteho. Icyo nsyo nuko Yesu aba ari kumwe nawe muri byose. Yesu aba ahari. Yesu aba ahari ngo akurengere. Yesu aba ahari ngo agutabare. Yari aryamye yerekeye ibwerekeza. Yesu ashimwe cyane. Ngo yari asinziriye, baramubwira baramukangura, baramukomanga bati mwigisha, bati byuka, bati se ntabwo byitayeho twebwe ko tubona tugiye gupfa, kandi tukaba tuzi ko ufite ububasha n'ubushobozi, tukaba tuzi ko byose ubireba, tukaba tuzi ko uri umwigisha mwiza, tukaba tuzi ko ntacyo uhishwa. Ese ntabwo byitayeho? Ntabwo urebe ko tugiye gupfa? Yesu ashimwe cyane. Birumvikana ko kwizera kwabo kwari kwacogoye. Bari bafite kwizera kw'igihwayihwayi, bari bafite kwizera gukeya. Yesu ashimwe cyane. Iyo bagira kwizera, bari kwibuka imirimo n'ibitangaza yari yabakoreye, bari kwibuka imirimo n'ibitangaza yakoranaga nabo. Yesu ashimwe cyane. Mwibuke ko yagendanaga nabo, mwibuke ko yagendanaga nabo ahantu hatandukanye, mwibuke ko yampumuye impumyi bareba, yahumuye Peredeniusi bareba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Mwibuke ko yahumuye impumyi yitwa Baritimayo mwene Timayo. Yesu ashimwe cyane bareba. Yakijije abarwaye amaboko, abanyunyutse amaboko bareba. Yakijije ubuganga ariyo malariya bareba. Yesu ashimwe cyane. Yakijije abantu benshi babibona. Yakijije abarwaye indwara zitandukanye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ibyo byose yabikoze bareba. Nabo rero iyo bagira kwizera, bari guhagarika iyo nkubi y'umuyaga, bakavuga bati turategetse mu izina rya Yesu, kandi bikemera, kandi bigakunda, kandi bigatungana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ariko kuko nta kwizera bari bafite, ntabwo bari bafite kwizera guhagije, ibyo byatumye rero bamukangura bati tugiye gupfa, bati mbese ntabwo byitayeho. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Imana y'amahoro itwiteho. Mu by'ukuri yari abyitayeho, ahubwo yagira ngo arebe kwizera kwabo, yagira ngo arebe imbaraga zabo aho ziri, yagira ngo arebe ko bamwizeye, yagira ngo arebe ko bazi gukoresha izina rye. Yesu ashimwe cyane. Yesu yahagobotse biremera, aturisha inyanja, aturisha inkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Mwibuke ko Yesu ageze Abayisiraheli bageze ku nyanja, nabo bari bafite ibibazo byinshi. Bari mu buretwa bamaze imyaka 400, ndetse bahanyongereho n'indi 30 y'ubujiji bahuye nabwo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Mwibuke ko ibyo byose byari bigeragezo. Urwo rwose rwari urugamba. Bazengurukaga mu butayu barushye baremerewe, ariko Yesu yari kumwe nabo. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Mwibuke ko Yesu akoresha abantu. Yesu yakoreye mu nkoni ya Mose. Bwana Yesu asifiwe. Igihe kandi bagendaga, igihe kigeze ko Imana ibavana mu butayu, baragiye. Inkingi y'igicu yari imbere, inkingi y'umuriro yari inyuma. Yesu arakurinze nawe. Ntugire ubwoba, ntutinye, ntukuke umutima, ntukangwe n'iyo shuheri. Yesu arahari. Yesu ngo akugoboke. Yesu nakanguka aracyaha umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Yesu nakanguka aracyaha iyo nkubi y'umuyaga. Yesu nakanguka arakamya ayo mazi. Yesu nakanguka arahagarika inyanja, iratungana rwose. Ntugire ubwoba, ntukuke umutima, ntuterwe ubwoba n'umwanzi wa Ashuri. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashirwe ejuru. Abisiraheli nabo baragiye, bageze ku nyanja. Mwibuke ko inyuma hari Farawo n'amagari ye. Bari bafite ibirwanisho bikomeye, bari ku nziga zabo n'amagari. Bari bafite abasirikare bakomeye. Ingabo za Farawo zari zikomeye. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo cikamo wa nyanja we, nambuke.
babonaga bikomeye, ariko icyo batari bazi, Yesu yari abarinze imbere n'inyuma. Imbere hari inkingi y'igicu, inyuma hari inkingi y'umuriro, kandi Yesu yari yiteguye kubakiza. Yakoresheje inkoni ya Mose. Yesu ashimwe cyane. Iyo niyo yakoresheje aturisha inkubi y'umuyaga. Inkoni ya Mose niyo yarambuwe, imaze kuramburwa inyanja itandukanamo kabiri. Inyanja yari amazi akomeye, ntabwo yari ikiyaga, ntabwo yari amazi atemba, ntabwo yari umuyaga. Yesu afite imbaraga yemwe. Yesu arakomeye. Imana irakomeye, irahambaye. Hanyuma amaze gutandukanya ayo mazi, Abisiraheli baca ku butaka, barambuka bagera hakurya. Bamaze gushingura ikirenge, umuntu wa nyuma washinguye ikirenge ni Mose. Hanyuma amaze gushingura ikirenge, abanyegiputa bose bamaze kuza babakurikiye, bamaze kugera muri hahandi nyine mu nyamuma ahakabaye amazi. Nubwo hari ku butaka baje babakurikiye, bazi ko ari nko ku butaka nyine nta kibazo. Hanyuma wa nyuma amaze kugeramwo, Imana irongera ikoresha ya nkoni. Yesu ashimwe cyane. Mose arambura inkoni. Amaze kurambura inkoni, ya mazi yose arongera araterana. Abanyegiputa bose bashiriramwo, nta numwe warokotse. Yesu ashimwe cyane. Imana ije kukurwanirira. Imana ije kugukiza ibyo bigeragezo. Imana ije kukurwanira ku banzi bawe. Imana ije kukurwanira ku babisha bawe. Yesu ashimwe cyane. Nta ntwaro bacu iri kukurwanya izagira ikigutwara. Yesu aturisha inkubi y'umuyaga. Yesu urabona uri mu bigeragezo byinshi. Yesu nahagoboka biremera. Yesu yarasinziriye, ariko nakanguka biremera. Nakanguka inyanja iratuza, nakanguka ibigeragezo birarangira, nakanguka birashira. Yesu ashimwe cyane. Mwibutse ko ijambo Yesu avuze ringana n'icyo akoze. Ijambo ry'Imana ringana n'icyo Yesu akoze. Yesu nakanguka araturisha inyanja. Yavuze biraba, yategeka bigakomera. Yagasa neza, tugirire neza cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Yarasinziriye, baramukangura bamubwira bati, mwigisha, ese ko wisinziriye, ntabwo ubona ko tugiye gupfa? Ntabwo byitayeho? Ese wabyirengagije? Ese inkubi y'umuyaga ntayo wumva? Ese ntayo ureba? Ese ntabwo ubibona? Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri Yesu ni Imana ireba, byose yarabirebaga, ahubwo yagira ngo kwizera kwabo arebaho kuri. Hanyuma Yesu ashimwe cyane. Yesu akangutse acyaha umuyaga. Yesu akangutse, nicyo kintu cya mbere yabanje gukora. Nawe aje gucyaha umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Yesu arakangutse, aje gucyaha umuyaga mu ruhande rwawe. Aje gucyaha iyo nkubi y'umuyaga mu izina rya Yesu Kristo. Aje kugutsindira ibyo bigeragezo, aje kukurwanyiriza abo banzi bawe. Yesu ashimwe cyane. Abarozi ntacyo bazagutwara. Iyo ni nk'inkubi y'umuyaga. Nubwo ubona ubwato busa nk'ubugiye kurengerwa, ntugire ngo hari icyo bizagutwara. Ntacyo bizagutwara. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya cya 41 umurongo wa 10, haravuga ngo, yewe Yakobo mugaragu wanjye natoranyije, ntutinye kuko ndi Imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ntutinye, yewe ntutinye, ntukuke umutima, ntiwiganyire, ntiwihebe, ntujarajaze umutima. Yesu aje gucyaha inkubi y'umuyaga. Yesu ubwo akangutse byose biremera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yakangutse byose biratungana. Yesu yakangutse inyanja iramwumvira. Yesu yakangutse byose birakunda. Iyo kredi zishyurwa mu izina rya Yesu. Humura, ntutinye, ntukuke umutima. Iyo ni inyatsi yaje iwawe. Yesu ubwo akangutse aje gukura iyo nyatsi mu biganza byawe. Hanyuma ayo mafaranga uyabona uyishyure, yaba banki uyishyure, yaba bakugurije ubishyure. Yesu ashimwe cyane. Ufite ikibanza cyanze kugurwa. Yesu ubwo akangutse araje acyaha iyo nkubi y'umuyaga. Hanyuma iyo nayo ni inkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Icyo kibanza kiraje kigurwe. Yesu ashimwe cyane. Washyize inzu yawe ku isoko kugira ngo bikugirire umumaro, wabuze umuguzi. Yesu ashimwe cyane. Ibyo nabyo ni ibigeragezo. Reka Yesu araje acyaha inkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Umuranye uburwayi umaranye igihe kirekire, nishaka ibe sida, nishaka ibe kanseri, nishaka ibe diyabete, nishaka ibe asima, nishaka ibe sinezite, nishaka uburwayi bumeze bute, nishaka uburwayi bw'umutima, nishaka uburwayi bumeze bute, Yesu byose biramwumvira kandi biramutinya. Yesu nakanguka byose biriruka. Ubwo burwayi buriruka mu izina rya Yesu Kristo.
humura ntacyo uzaba, iyo ndwara si iyo kukwica, iyo ndwara niyo guhesha Imana icyubahiro. Yesu nakanguka, iyo nkubi y'umuyaga irahita itsindwa. Aba bigishwa se ugira ngo hari icyo babaye? Ntacyo babaye, ntago bapfuye, ubwato ntago bwatebeye, ntabwo bwarohamye, kubera ko bari kumwe na Yesu. Ubwo uri kumwe na Yesu se waba iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu se umubisha wacu ninde? Igisubizo ni uko ntawe. Yesu ashimwe cyane. Ntutinye ibigeragezo, ntutinye Satani, ntacyo azagutwara. Ntutinye iyi nkubi y'umuyaga, nta kizagutwara, ntacyo uzaba. Yesu ashimwe cyane. Satani aragutera ubwoba ngo uzapfa. Oya, ntabwo uzapfa, ntabwo tuzapfa, tuzarama, kugira ngo dutekereze abantu imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Humura ntacyo uzaba. Satani mubwire ngo mva inyuma Satani. Satani mubwire ngo Yesu aguhane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Nyagasani Yesu abampera umugisha, Nyagasani Yesu abagirire neza, Nyagasani Yesu abarengere. Yesu nakanguka, byose birumva kuko byose biramwumvira. Yesu nakanguka, byose biramutinya. Yesu ashimwe cyane. Yesu nakanguka, byose biremera. Yesu ashimwe cyane. Yesu nakanguka, ntago mwongera kugira ubwoba, ntago mwongera kurengerwa n'ayo mazi, ntago mwongera gutinya. Yesu ashimwe cyane. Ubwo Yesu ari mu ruhande rwacu, ntacyo twaba, ntacyo tuzaba, ntacyo kibaye. Yesu ashimwe cyane. We ntuzapfa, uzarama. Wowe ntabwo urindiriye abadayimoni. Ufite indwara y'abadayimoni. Abadayimoni binjiye mu mubiri wawe, baragusuzuma bakabona nta ndwara urwaye. Ibyo nabyo ni ibigeragezo, iyo nayo ni inkubi y'umuyaga. Yesu araje kugukiza. Yesu ashimwe cyane. Yesu yahageze biremera. Yesu yigeze yirukana abadayimoni benshi mu muntu, abohereza mu ngurube. Yesu ashimwe cyane. Yesu yahageze biremera. Yesu yahageze biratungana. Ageze kwa Baritimayo mwene Timayo, byahise byemera. Yesu ashimwe cyane. Yacyashye inkubi y'umuyaga. Erega uriya muntu nawe yari impumyi, ntiyarebaga. Yaramubwiye ngo Yesu mwene Dawidi. Aramubwira ngo nkiza. Aramubwira ngo wabishaka wankiza. Aramubwira ngo ndabishaka, humuka. Yesu arabishaka iyo nkubi y'umuyaga. Yesu arabishaka kuyirukana. Reka nakanguka arakwereka icyo akora. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yigeze yigaragaza ageze kwa Predeniusi, umuntu wari waravutse ari impumyi, adafite n'aho amaso. Arangije ngo atoba kondo. Amaze gutoba kondo, yirukana inkubi y'umuyaga. Yirega iriya yari inkubi y'umuyaga. Umuntu wari ugeze imyaka y'ubukure, ababyeyi be barumiwe, bakarigeza ubwo baza kubabaza ngo mbese n'ibyaha byanyu cyangwa n'ibyaha by'uyu muntu. Yesu ashimwe cyane. Ahageze yacyashye iyo nkubi y'umuyaga, acira amacandwe, yatobesha kondo, akamusiga ku maso, ashyiraho forme y'amaso, arayashushanya, kubera ko ntaho yari afite. Yari yaravutse gutyo, niko yari yaramuremye, niko yari yabishatse, kugira ngo indwara nimara gukira izabe yo kubahisha Imana. Yarambwiye ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica, ngo kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizerekanirwe muri we. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo genda wiyuhagire ku kidendezi cyitwa Silowamu. Aragenda ariyuhagira, amaze kwiyuhagira hanyuma arahumuka. Amaze guhumuka, inkubi y'umuyaga ibirahavuye. Muri urwo rugo urumva ko ababyeyi banezerewe, kuri uwo muntu urumva ko nawe yanezerewe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yahageze biremera. Yesu yahageze biremera. Yewe Yesu niwe uturisha inkubi y'umuyaga. Yesu niwe ugiye guturisha iyo nkubi. Yesu ashimwe cyane. Kandi nahagire biremera, nahagira biremera, nakanguka biremera. Yesu arakangutse. Yesu arakangutse yemwe. Yesu arakangutse ngo aturishe inkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Yesu yigeze ahagera, agera kwa Lazaro. Lazaro yari umusore w'inshuti ye, bari batuye i Betaniya ku nyanja kwa Simoni w'umuhazi. Yesu ashimwe cyane. Nibwo rugo Yesu yaba yaragenzemo rwonyine, nirwo rugo Yesu yaba yarararagamwo rwonyine. Hanyuma Lazaro yari inshuti ye, kandi Lazaro yari afite mushiki we akitwa Mariya Magadalena, wa wandi wabaye umwigishwa we amaze kumwirukanamo abadayimoni 7. Nawe yamucyahiye inkubi y'umuyaga, amwirukanamo abadayimoni 7. Yamucyahiye inkubi y'umuyaga. Ubwo waramufasha samba nawe amuzanye ngo bamwice, nawe yamucyahiye inkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Uyu yari mushiki wa Lazaro, Mariya Magadalena, w'ahantu hitwa i Magdala i Betaniya ku nyanja kwa Simoni w'umuhazi. Mariya kandi Magadalena yavaga indi imwe na Marita. Igihe kimwe nk'inkubi y'umuyaga rero iza kwa Simoni. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe.
Yesu ahabwe icyubahiro. Inkubi y'umuyaga iza kwa Simoni. Inkubi y'umuyaga imaze kuza kwa Simoni, ngo Lazaro ararwara. Lazaro amaze kurwara, umunsi wa mbere batuma kuri Yesu ko yari inshuti ye. Yesu ntiyaza. Yesu ashimwe cyane. Umunsi wa kabiri batuma kuri Yesu bati inshuti yawe yararwaye Lazaro. Yesu arabihorera ntiyajyayo. Umunsi wa gatatu borongera bamutumaho bati ese uri mu biki kutaza kandi inshuti yawe Lazaro yararwaye. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Yesu yanga kujyayo. Ku munsi wa kane arapfa, amaze iminsi ine noneho amaze gupfa, amara iminsi ine mu mva. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma bakajya bavuga bataranuka, kandi mu Bisiraheli bari bafite umuco umeze nk'uw'Abanyarwanda, habagaho n'iminsi 3 y'ikiriyo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Hanyuma iryo jambo ryanditse muri Luka igice cya 11 umurongo wa 35. Yesu ararira. Niryo jambo rigufi riri muri Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rivuga ngo Yesu ararira. Yesu yarizwaga n'iki? Yesu yarizwaga nuko yabonaga abantu baraho batizeye, nubwo inkubi y'umuyaga yari yaje ariko ntabwo bari bizeye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yubahwe none n'iteka ryose. Imana y'amahoro itugirire neza cyane, yagasa neza bampera umugisha. Hanyuma rero Yesu ararira. Icyatumye Yesu arira ni kimwe, yabanje kuganira na Mariya, aramubwira ngo niko Mariya we, sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Mariya yari yamubwiye ati kuki watinze? Iyaba waraje kare ntabwo inshuti yawe yari kuba yapfuye, ntabwo musaza wanjye yari kuba yapfuye. Yari afite amarira menshi, yari afite agahinda n'umubabaro, we na Marita mugenzi we. Yesu ashimwe cyane. Yesu yamusubije amagambo atandukanye n'ibyo amubwiye, aramubwira ngo sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Hanyuma rero bageze ku gituro, hanyuma baranje baramubwira bati ntabwo bishoboka rwose, yarapfuye amaze iminsi ine. Baramubwira bataranuka. Yesu ashimwe cyane. Ararirarizwa nuko batizeye. Arababwira ngo nimukureho igitare. Bakuraho igitare. Yesu namara gukanguka arakuraho igitare. Yesu ashimwe cyane. Yesu nakuraho igitare urazuka. Hari abantu wagenda umeze nk'uwapfuye, wari warasubiye inyuma. Iyo nayo ni inkubi y'umuyaga. Inkubi y'umuyaga yaraje witwaza covid. Yesu ashimwe cyane. Inkubi y'umuyaga yaraje ahari witwaje iby'isi, ahari witwaje iterambere. Iyo nayo ni inkubi y'umuyaga. Iyo yaraguhitanye, iyo ngiyo yaragutembanye, ituma wihakana ibyizerwa, wihakana umwami wawe, usubira inyuma. Iyo ni inkubi y'umuyaga. Ibyo biragereranywa nuko bakuraho igitare. Nibamara gukuraho igitare urazuka. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo nimukureho igitare. Amaze kuvuga ngo nimukureho igitare, yaravuze ngo data nzi ko usanzwe unyumva, nzi ko usanzwe unyumva. Ibi ngibi mbikoreye kugira ngo abantu bari aha ngaha banyizere. Yesu ashimwe cyane. Imana yashaka abantu bayizera. Imana yashaka abantu bafite kwizera, nubwo bagera mu bigeragezo, nubwo bagera mu bikomeye, nubwo bagera ahantu hakomeye, nubwo bagera ahantu hagoye, bagakomeza bakizera. Imana yashaka abantu bayiringira. Yesu ashimwe cyane. Arangira arategeka, aravuga ngo Lazaro haguruka, aravuga ngo Lazaro sohoka. Ako kanya Lazaro arasohoka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu nakanguka arategeka igitare kiveho. Yesu nakanguka arategeka inkubi y'umuyaga ituze. Yesu nakanguka arategeka aya mazi atsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu arashoboye. Yesu arakomeye. Yesu niwe ugira icyo akora kandi bikemera. Yesu niwe wabasha guturisha inkubi y'umuyaga. Yesu niwe wabasha kugutsindira abanzi bawe. Yesu niwe wabasha kugutsindira ibyo bigeragezo. Yesu niwe wabasha kukurengera. Yesu niwe wakurwanirira. Igihe kimwe yaragobotse, agoboka kwa Yonasi, ku muhungu wa Yonasi witwaga Gideyoni. Yesu ashimwe cyane. Abamidiyani bari barasuzuguye Abisiraheli ubwo babonaga bahinze imyaka, bahinga n'ingano, hanyuma bakaza imyaka bakayiribata. Ibyo byari ibigeragezo bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yigeze ahagoboka rero, arahagoboka. Bahoraga bataka, bari barabazengereje nk'uko nawe bakuzengereje. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Yesu igihe kimwe arahagoboka. Mbibutse ko haba mu isezerano rya kera, haba no mu isezerano rishyashya, uhereye mu itangira ukagera mu byahishuwe, nta hantu na hamwe Yesu atarari. Mbibutse ko rero wari mu isi n'ijuru n'ibirimo byose. Yesu ashimwe cyane n'abayibamwo. Kandi mbibutse ko isi n'ijuru
isi n'ibiyibamwo, isi n'ibiyirimwo byose ari iby'Uwiteka, isi n'abayibamwo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Imana y'amahoro iturengere, Imana y'amahoro itwiteho. Yesu rero yarahagobotse, amaze kuhagoboka abwira Gideyoni ati manukana abantu ubajyane ku kagezi nkwereke. Arangije areba abandi baje banywesha amazi baje baguza, abanywesha umunwa bavanamwo, abaje baguza bavanamwo, kubera ko yaramubwiye ati abantu bakabije kuba benshi, reka nkwereke ukuntu bigenza. Reba bariho ibyo bimenyetso bakuremwo, abashyira ku ruhande. Bibiliya iravuga ngo asigaza abantu 300. Yesu ashimwe cyane. Imana ntabwo ikirisha ingabo nyinshi, ijambo rya Yesu rirahagije. Inkubi y'umuyaga ikibwiriza igatsindwa, Yesu nakanguka aravuga ijambo, inkubi y'umuyaga itsindwe. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Imana ibwira Gideyoni iti gabanya abantu hasigara 300 kuko bakabije kuba benshi kandi badafite umumaro. Imana yashaka abantu bafite umumaro, Imana yashaka abantu bizeye, Imana yashaka abantu bayiringira, Imana yashaka abantu ikoresha mu gucyaha iyo nkubi y'umuyaga, ikabakoresha ku bantu b'Imana, ku bantu Imana yaremye, bagasengera abantu, bagacyaha iyo nkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane, kandi mu izina rya Yesu Kristo Imana itugirire neza cyane. Gideyoni rero Imana iramuha amabwiriza, irababwira iti nimujyane ibibindi, nimujyane amakondera, nimujyane imuri. Imana ntabwo ikirisha ingabo nyinshi. Yesu nakanguka aravuga ijambo gusa, birahita bitungana. Ijambo rye ningana n'icyo akoze, ijambo rye ni itegeko. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu nakanguka biratungana. Hanyuma rero barangije baragenda. Imana irababwira iti rero Abamidiyani kubera ko ari benshi bameze nk'amarumbo y'inzuki, nimuhagera mumenagurira ibibindi cyarimwe, mucane imuri, muvuze amakondera, hanyuma nta kindi. Ibyo bintu byari gutsinda abantu b'abanzi bangana gutyo, bafite inkota, bafite ibiti byose. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Irumbo rimwe ry'inzuki ishobora kubamo nk'inzuki, nakubwira ngo iki ntago namenye uko nabigiriranye, kuko inzuki tuwari dutoya, irumbo no kuvuga ngo ni ikirundo. Bari benshi cyane rero mu buryo butangaje. Yesu ashimwe cyane. Bamenagura ibibindi, bacana imuri, bavugiriza rimwe amakondera. Abamidiyani bahise bahindukira, ibigerageza Imana ibagakuraho. Yesu ashimwe cyane. Abari baje kubarwanya barabanzi babo, bahise batsindwa. Abamidiyani umwe agahindukira mugenzi we, akamubonamo umwanzi kandi ari bamwe, akamutera inkota akamwica. Abamidiyani bose barashira. Yesu yacyashye iyo nkubi y'umuyaga, Abisiraheli baba amahoro. Yesu ashimwe cyane. Niba ari abantu Imana yacyaye inkubi y'umuyaga, ni Abisiraheli. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yigeze cyaba inkubi y'umuyaga ubwo Petero yari agerageje kwizera, nigeze kubibabwiraho. Hanyuma aragenda, ageze hagati ashaka kurohama. Yesu yahise acyaha iyo inkubi y'umuyaga, aramubwira ati ariko se kwizera kwanyu kuri hehe? Yesu ashimwe cyane. Imana yashaka abantu bizeye, Imana yashaka abantu bakomeye, Imana yashaka abantu bashikamye. Yesu ashimwe cyane. Imana ntishingiye abantu b'ingwingiri bamaze imyaka myinshi cyane mu itorero ariko badakomera, batizera, batiringira Imana. Imana yashaka abantu bashikamye, Imana yashaka abantu bakomeye. Yesu ashimwe cyane. Nucogora mu byago, nugamburura mu makuba, mbese gukomera kwawe kuzaba kubaye iki? Kuzaba kubaye ubusa. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Imana y'amahoro itwiteho. Urasabwa kuba maso. Yesu nakanguka biratungana. Yesu yakangutse bihita bitungana. Yesu ashimwe cyane. Akangutse acyaha umuyaga. Akangutse cyambere yabanje gukora nubwo cyaha umuyaga. Yesu abacyahira umuyaga mu izina rya Yesu, abacyahira iyo nkubi y'umuyaga mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cyambere yakoze bwa mbere, yacyashye inkubi y'umuyaga, abwira inyanja ati cece kutuze. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yavuze ijambo biratungana. Ijambo rye ringana n'icyo akoze. Yabwiye inyanja, yavuganye n'inyanja ati wa nyanja we ceceka kandi utuze. Birumvikana ko yasumaga cyane, nkuko nawe wumva amajwi ya Satani ukumva arasuma nk'iyo nyanja, ukagira ngo urapfuye, ukagira ngo ibyo bigeragezo biraguhitanye, ukagira ngo iyo ndwara iraguhitanye. Hoya wikuka umutima, witinya. Ayo ni amajwi ya Satani, iyo ni inyanja iri gusuma. Yesu arakangutse, Yesu arayitegetse, arayibwiye ngo niceceke ituze, nitungane mu izina rya Yesu. Yesu yavuze ijambo biremera, Yesu yavuze ijambo biratungana. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu yigeze ahagoboka acyaha inkubi y'umuyaga,
kwa rasheli bibiri iravuga ngo imana yari yarazibye inda ye. Yesu rero afite ububasha n'ubushobozi, ashobora kubikora gutyo kandi kugira ngo icyubahiro cye kizamugarukire. Ashobora no kubikora gutyo ukaba uri ingumba ntukuke umutima. Ibyo ntabwo ari ibyo, ntugire ngo hari ikibazo. Igihe nikigera imana izaguha urubyaro. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byarabaye kwa rasheli rero yari ingumba, imana yarazibye inda. Hanyuma Yesu aza kuhagoboka, iyo nkubi y'umuyaga arongera arayihubanganya, arayicyaha. Rasheli asama inda, abyara abana. Yesu ashimwe cyane. Yigeze ahagera kwa Hana, hari inkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Iyo nkubi yari iteye ite? Hana yari afite mukeba we witwaga Penina, agahora amuseka, agahora amuhoza ku nkeke. We yari yarabyaye afite abana benshi. Yesu ashimwe cyane. Agahora avuga ngo Penina, akavuga ngo Hana ntazabyara, agahora amunyega, agahora amucyaha, agamuhoza ku nkeke, kandi bari bahuje umugabo. Yesu ashimwe cyane. Ariko igihe kimwe Yesu ahageze, areba iyo nkubi y'umuyaga, uwo mugore yakomezaga gusenga. Ndababwira ngo musenge mwizeye, musenge mwiringira Imana. Yesu ashimwe cyane. Arakomeza arasenga, ageze imbere y'umutambyi Eli. Wumve ko byari ibigeragezo. Ageze imbere y'umutambyi Eli, umutambyi yari amaze gusaza, amaso ye atakibona neza, atangiye kuvangirwa. Yesu ashimwe cyane. Eli aramureba, amaze kumureba aramwitegereza, aramubwira ngo wa mugore we wasinze isindwe, kuki waje mu rusengero wasinze isindwe? Hana rero yasenganaga umubabaro, yasengaga bucece. Hanyuma arakomeza arasenga, ariko biba ngombwa ko yabwira umutambyi ijambo. Aramubwira ngo mutambyi, aramubwira ngo pasiteri, mu yandi magambo aramubwira ngo ntabwo nasinze isindwe nk'uko ubivuga, ahubwo ngewe umutima wanjye urimo akababaro, ndi gusengana akababaro, ndi gusenga mbabaye, kandi ndi gusenga ninginga Imana. Yesu ashimwe cyane. Umutambyi aramureba, wa wundi wamubwiye amagambo mabi amubwira ko yasinze, niwe yongeye amubwira ijambo. Mujye mwitondera abatambyi, uko yaba ameze kose, uko yaba ari kose, nubwo yaba ageze mu gihe cyo kutareba, nubwo yaba ageze mu gihe kimeze gityo, mujye witondera umutambyi, umwubahe kuko yasizwe n'Uwiteka. Nyagasani neza tugirire neza cyane. Ndimo ndakubwira ukuntu Yesu yahageze byemera, ukuntu acyaye inkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Penina yari yarazengereje Hana, hanyuma Eli aramubwira ngo genda icyo umutima wawe ushaka, Imana ikiguhe. Yesu ashimwe cyane. Bivuze iki? Bivuze ngo uriya mutambyi yavuguruje ijambo yari yamubwiye bwa mbere. Ibyo yari yamubwiye bwa mbere ntabwo ryari ryiza, ntabwo ryari riryoheye amatwi ye, ntabwo ryari riryoheye umunyamasengesho, ntabwo ryari riryoheye umuntu uri mu bigeragezo. Ariko Imana ishimwe, kubera ko yavuguruje ibyo yari yavuze mbere. Ibyo yari yamubwiye mbere yararivuguruje. Aramubwira ngo genda icyo umutima wawe ushaka, Imana ikiguhe. Bibiliya iravuga ngo umugabo we Elukana uwo munsi iryo joro amutwika inda, havamo inda y'umwana witwa Samweli, amutura Imana. Yesu ashimwe cyane. Yandika ijambo, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 2. Aravuga ngo wari ingumba byaye 7. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Aravuga ngo Imana ishyira mu mukungugu kandi igakurayo. Aravuga ngo Imana irica kandi igakiza. Aravuga ngo Imana ishyira hasi kandi ikashyira hejuru. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo wari ingumba byaye 7. Yesu ashimwe cyane. Niba wari ingumba, humura ntugire ubwoba, ntukuke umutima, uzabyara. Ikindi gihe kimwe Yesu ajya gukura inkubi y'umuyaga yari iri kwa Aburahamu. Yesu ashimwe cyane. Mwibutse ko ikigeragezo cyose umaranye iminsi kiraguhungabanya, iyo bari inkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Inkubi y'umuyaga arahageze, abwira umugabo we ati rero ntabwo tuzapfa nta mwana. Iyo nayo yabaye inkubi y'umuyaga bitewe no kutizera. Nababwiye ko mugomba kwizera Imana. Bananiwe gutegereza isezerano, bikurura inkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira fata umuja wawe, fata umuja wacu, hanyuma mugende muryamane. Bajya mu ihema barabikora kuko yarabyemereye umugabo. Bivuga iki rero? Bivuga ko Sara atari yizeye. Mu yandi magambo yagushije Aburahamu mu cyaha, yagushije Aburahamu mu gushaka guca mu isezerano. Ariko ibyo ngibyo Imana ntiyabyitayeho, kuko hari ijambo Imana yari yamuvuzeho. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Aho uri hose nterera haleluya, mvugira ngo amina. Ndimo ndakubwira ngo Yesu yahagobotse biremera. Yesu nakanguka aracyaye inkubi y'umuyaga. Yesu nakanguka ubwato buratungana. Yesu nakanguka inyanja iratuza, iratungana, iraceceka. Yesu ashimwe cyane.
Yesu ahabwe icyubahiro. Icyo gihe bimaze kugenda gutyo, hanyuma icyo gihe barabyaye, babyara umwana bamwita Ishumayeli, ariko ntabwo yari uw'isezerano. Yesu ashimwe cyane. Inkubi y'umuyaga ibaho. Wibuke ko Aburahamu yari afite abagore babiri mu nzu imwe, kandi umwe ari uw'isezerano undi atari uw'isezerano. Iyo ni inkubi y'umuyaga. Uko ni ukugeragezwa bikomeye, kandi biturutse kuri bo kubera kutizera. Yesu ashimwe cyane. No kutihangana kwawe kwagukururira inkubi y'umuyaga. Ihangane yewe mwene data, ihangane wa mukobwa we, ihangane wa musore we, ihangane bizasohora. Ihangane, Imana irahosha inkubi y'umuyaga. Ihangane, Yesu aje gukanguka, aje gucyaha iyi inkubi y'umuyaga, aje gutegeka iyi nyanja ituze kandi iceceke rwose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ubwo akangutse gusa wetegereza, hanyuma wirebera icyo agiye gukora. Icyo agiye gukora ni uguturisha inyanja, ni ukuyicyaha, ni ukuyibwira ngo ni iceceke. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma inkubi y'umuyaga yayihavanye ite? Byabaye ngombwa ko Imana imubwira iti, sohora rero umugore w'inshoreke. Ntabwo watunga abagore babiri mu nzu imwe ngo bikunde. Asohora umugore utari w'isezerano. Baragenda bajya mu butayu. Bamaze kujya mu butayu, asigarana n'umugore we Sara. Yesu ashimwe cyane. Inkubi y'umuyaga yamaze imyaka myinshi. Bibiliya ivuga ko Sara yari afite imyaka 90, Aburahamu yari agize imyaka 100. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byari inkubi y'umuyaga. Uko kwari ukugeragezwa. Nibuke ko Aburahamu yigeze kwitotomba, aravuga ngo ninde ugiye kuzasigara ku rukirwi, ko nta muntu ukomoka ku rukirwi rwanjye, ninde uzazungura ibyanjye? Imana iramubwira ngo ntabwo Eliyezari w'umunyaDamasiko, ntabwo ari uzazungura ibyawe, nzaguha abana. Yesu ashimwe cyane. Imana ntibeshya yemwe. Imana ishobora byose. Imana irakomeye, irahambaye. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nyagasani Yesu abampere kwizera. Nyagasani Yesu abampere umugisha. Nyagasani Yesu abanyahira iyo nyanja. Nyagasani Yesu yirukana ibyo bigeragezo mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyarageze rero, Sara asama inda, abyara umuhungu amwita Isaka, wa muhungu w'isezerano. Bivuga ngo Imana isoza kandi igasezeranya. Yesu ashimwe cyane. Humura, niba wari ingumba ugiye kubyara, uzabyara humura. Ubwo Yesu akangutse, agiye guturisha inkubi y'umuyaga, agiye kubwira inyanja iceceke. Yesu ashimwe cyane. Byose biremera. Yesu nugira icyo akora kandi bikemera. Yesu ni ufite ububasha bwo guturisha inyanja kandi bikemera. Mu izina rya Yesu Kristo. Barabyaye, babyara umwana w'isezerano. Yesu ashimwe cyane. Usugira ngo nabo yabyaye gusa, ubwo yarabaye wa kabiri. Hanyuma se Sara amaze gupfa, ntiyagize undi mugore witwa Ketura, kandi bakabyara abandi bana 5. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Abari ingumba barabyara. Yesu ashimwe cyane. Yesu yigeze acyaba inkubi y'umuyaga kwa Zakariya, ise wa Yohana Batista, n'umugore we Elizabeti. Hanyuma Mariya, Yesu nyina wa Yesu, akaba mubyara wa Elizabeti. Yesu ashimwe cyane. Naho hari iyo nkubi y'umuyaga, bari ingumba. Ikibabaje nuko Zakariya atari yizeye. Imana yamutumyeho marayika, iramubwira iti rero undi mwaka nk'iki gihe muzabyara umwana, muzamwita Yohana. Zakariya arabireba, arebye imyaka bamaze, aseka iby'Imana. Ntibuke ko nuseka iby'Imana, umugambi w'Imana ntabwo bizakubera byiza. Iby'Imana birasaba ko wizera. Iby'Imana birasaba kugira ngo urambye. Iby'Imana bisaba kugira ngo ube ku karago wizeye. Guma ku karago, usenga Imana yawe. Uwiteka araje kukwereka ko ari we wakoreye, aje kugucyahira iyo nyanja. Yesu ubwo akangutse, arayibwira iceceke rwose, itungane, ituze. Ntabwo ayo majwi uzongera kuyumva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Kuba Zakariya yataragize kwizera byatumye ahinduka ikiragi. Nawe rero ntukerense iby'Imana ivuga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Ariko ibyo ntabwo byakuyeho ko Imana yabikoze. Imana yaraje irabikora. Yesu ashimwe cyane. Yohana Batista aravuka. Yesu ubwo amaze gukanguka, agiye gutegeka inyanja ituze, itungane, kuko Yesu ashoboye byose. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Imana y'amahoro iturengere. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Bibiliya iravuze ngo umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose, iraceceka. Nagiye nkubwire ngo Yesu byose biramwumvira. Yesu byose biramutinya. Yesu iyo avuze biraba, iyo ategetse birakomera. Kandi Yesu ni umwungeri mwiza. Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu ijambo rye ringana n'icyo akoze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Bibiliya iravuze ngo umuyaga uratuza,
inyanja iratungana rwose kuko Yesu abivuze, kuko Yesu avuze ngo wa muyaga we, wa nyanja we, tuza, ceceka. Yesu ashimwe cyane. Yesu yigeze agera ku mutambyi witwa Zerubabeli. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nawe yari afite inkubi y'umuyaga, hari umusozi wari waraje uhagarara imbere ye. Yesu avugana n'umusozi, Yesu avugana n'inyanja, igatuza, igatungana. Yesu ashimwe cyane. Yesu avugane n'icyo kibazo cyawe, Yesu avugane n'icyo kigeragezo, Yesu avugane n'iryo deni, Yesu avugane n'ubwo burwayi. Yesu avugana n'umusozi, arabwira ati wa musozi we, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Yesu ashimwe cyane. Umusozi wumva Yesu, ukamutinya, ukamuhindira umushyitsi. Amaze kuvugana n'umusozi, arawubwira ati uhereye none aho uzaba ikibaya. Zerubabeli yagize amahoro, ari uko umusozi ubaye ikibaya, uhindutse ikibaya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yitsa imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aje gucyaha iyo nkubi y'umuyaga, Yesu aje guturisha iyo nyanja. Icyangombwa nuko yakangutse, icyangombwa nuko avuze ijambo. Yesu ashimwe cyane. Yesu niwe waturisha iyo nyanja bikemera. Yesu niwe wagira ikirema kandi akagikomeza. Yesu ubwo yakangutse, byatunganye. Vuga ngo byatunganye, vuga ngo nda amahoro, vuga ngo ibigeragezo biragiye, vuga ngo nda amahoro, vuga ngo uburwayi buragiye, vuga ngo ideni riragiye, vuga ngo cyamuna riratsinzwe, vuga shyiramo izina ry'icyo ngicyo cyakuzengereje. Vuga erega vuga wizeye kandi zamura kwizera yewe, zamura kwizera. Yesu yaje, Yesu yakangutse. Iyo Yesu akangutse, ikirere kirakinguka, ibyari byanze bikemera. Yesu ashimwe cyane. Iyo Yesu akangutse, umuntu abona amahoro yari yarabuze. Iyo Yesu akangutse, ibyo byari byaragiye biragaruka. Yesu ashimwe cyane. Ibyo nabyo ni ibigeragezo. Iyo Yesu akangutse, ibyo byose biremera kandi biramwumvira. Umuririmbyi yaravuze ngo biremera muri Yesu, biremera muri byananiranye muri Yesu biremera. Yesu ashimwe cyane. Tujya tuvuga twebwe ubwacu, iyo twizeye tujya tuvuga ngo no hanyuma ya Zera arakora. Rero no hanyuma ya Zera arakora. Ntumve ko ari igikuba cyacitse, ntumve ko byacitse, ntumve ko byabaye birebire. Humura, Yesu araje. Yesu yakangutse. Yesu aje guturisha inyanja. Yesu ashimwe cyane. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Imana y'amahoro iturengere. Imana y'amahoro iturwanirire. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Reka nkubwire, gahunda ni ukwizera. Gahunda ni ukwiringira Uwiteka. Gahunda ni ukwikomeza kuri Yesu, kuko niwe wenyine ufite ububasha bwo guturisha inyanja kandi igatuza. Bwana Yesu asifiwe. Nyagasani Yesu atugirire neza kandi Nyagasani Yesu aturengere. Aravuga ngo mbese ni iki kibateye ubwoba? Mbese ntabwo murizera? Yabwiye intumwa arababwira ati mbese nimugira kwizera kungana n'aka kabuto ka Sinapi, muzabwira uyu musozi ngo nushinguke hano imbere yanyu kandi uzahita uhava. Yesu ashimwe cyane. Dutegeka mu izina rya Yesu kandi bikemera. Yesu ashimwe cyane. Niryo zina twahawe gukirizwamo, niryo zina twahawe guturisha inyanja, niryo zina dukandagirisha inzoka na sikorupiyo. Twahawe gukandagira inzoka na sikorupiyo. Ni kuki mufite ubwoba? Ni kuki mudafite kwizera? Ko twahawe gukandagira inzoka na sikorupiyo. Yesu ashimwe cyane. Kuki utaturisha iyo nyanja? Kuki ibyo bigeragezo biturutse ku bantu utabyirukana wowe ubwawe? Kuki ibyo bigeragezo biturutse kuri Satani utabyirukana? Yesu ashimwe cyane. Arababwira ngo niki kibateye ubwoba? Mbese ntabwo murizera? Niki gitumye mugira ubwoba? Nawe ndakubaza muvandimwe mwene data, niki kiguteye ubwoba? Niki gitumye utinya? Niki gitumye utinya inkubi y'umuyaga? Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Baratinya cyane. Bamaze gutinya, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga w'inyanja bimwumvira? Yesu ashimwe cyane. Baratangara, batangazwa n'imirimo ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nawe niko uzatangara nubona imirimo ya Yesu akoze. Icyakora ntuzabyihererane, uzashimira Imana. Ntuzikomange ku gatuza ngo uvuge ko ari imirimo yawe. Uzakomange ku gatuza uvuge ngo ndashima umwami Yesu. Uzabwira abanyamahanga ko umwami Yesu akora, ko aturisha imiyaga n'imiraba, ko abwira inyanja igaceceka. Yesu ashimwe cyane. Uzabwira abanyamahanga bamwizere, uzabwira abatamuzi bamumenye. Yesu ashimwe cyane. Uzibuke gushima Imana, uzibuke kumushimira, uzibuke kuvuga izina rye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ntuzibagirwe, ntuzikomange ku gatuza, ntuzabyirengagize, ntuzabyiherera
ntuzatererane, ntuzabiceceke, uzagende wose uvuga ineza ye, izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana. Vuga uti Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndagushimiye ko ukangutse kandi ukaba uje guturisha iyi nyanja. Ndagushimira kandi ko uvuganye n'inyanja ikaba icecetse kandi ikaba itunganye rwose. Ndagushimira kandi ko ari we mwungeri wanjye. Vuga uti Mwami Yesu, nyongerera kwizera, njye mbwira uyu musozi ushinguka imbere yanjye. Vuga uti Mwami Yesu, uyu musozi uri imbere wanjye nuhinduka ikibaya nk'uko byagenze kwa Zerubabeli. Vuga uti Mwami Yesu, Zerubabeli ntakiriho ariko njyewe ndiho kandi n'umwana wawe. Vuga uti Mwami Yesu, ngwino uvugane n'ikibazo nari mfite, ngwino uvugane n'ikigeragezo nari mfite, ngwino uvugane n'abanzi banjye, ngwino uvugane n'ababisha banjye, ngwino uvugane n'ikintu cyose gihagaze imbere yanjye. Vuga uti Mwami Yesu, urakoze kuvuganye na buri kibazo cyose kiri imbere yanjye, nushaka gushyiramo izina ryacyo. Urakoze ko ugiriye neza, urakoze ko nsinze, urakoze ko insinzi yawe ibonetse, urakoze ko ibigeragezo bimvuye imbere, urakoze ko umusozi umvuye imbere, urakoze ko ari wowe ugira uko ubigenza bikemera, urakoze kandi ko ari wowe uturisha inyanja igatungana rwose. Nyagasani Yezu abampera umugisha. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukanda kuri share, mwibuke kandi kwandika comment, mwibuke kwandika ibyifuzo byanyu muri komantere kugira ngo tuganire, tubisengere, dusenge. Nyagasani Yezu abampera umugisha. Ciao ciao. Mwaganiraga na Pastor Velarsi Bizumutima.